Mbonyi niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda wujuje Kigali Arena yateguye igitaramo cye n'izindi appreciation nyinshi. Wiyumva gute iyo ubonye ukomerwa amashyi bigeza aha? Ngira ubwoba. Abantu bankomera amashyi ngira ubwoba ko ndabitinya ko Yesu aza mu isi asubira i Yerusalemu baravuze ati hashimwe Kristo, hashimwe Yesu, ariko bugiye baramubamba. So abantu rero ngiye bankomera amashyi cyane ndatinya, nkumva nahunga nk'igende. Ariko rero kana nagusubiza kwanza. Icyo kintu nta nubwo umuntu uzakimenya wenyine nyine azaba ari umufasha wanjye. Uzisekera kwa kuri kwangu hehe. Benshi baramusingiza kubera ubuhanga bwe mu kwandika indirimbo zifite ubutumwa bwimbitse no kuririmba mu buryo bukora ku mitima. Bamwe bamubona nk'umunyempano udasanzwe bitewe n'uburyo amagambo ye akiza imitima yakomeretse. Mbonyi Cyambu uzwi cyane nka Israel Mbonyi ni umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba urimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Munyemere dutangira ngaha amateka n'ubuzima bwe, iyo abanyarwanda muvugaho ndetse n'abanyafurika muri rusange. Njye mwumva ndetse dureke nk'ibisanzwe Nigo Magic TV, niba utakana subscribe ubikore kugira ngo tubana mu bintu byacu ko bukeye nuko bwije. Mbaye kazi. Yavutse ku itariki 20 Werurwe mu 1992, avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Murenge. Umuryango waje kumujya mu Rwanda mu mwaka w'1997, batura Kimironko mu mujyi wa Kigali. Israel Mbonyi kandi yize kaminuza mu Buhinde, aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye no gukora imiti. Israel Mbonyi yatangiye kuririmba muri kurara akiri muto, ariko urugendo rwe nk'umuhanzi ku giti cye rwatangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2014. Yasohoye album ya mbere yitwa Number 1 ku itariki 10 Werurwe 2014. Album ya mbere yasohoye mu Buhinde mu gihe yari akiri mu masomo. Bimwe mu bihangano bye byamenyekanye cyane harimo Yamweho Urubanza, Ibihe, Hari Ubuzima, Icyambu, Ndashima ndetse n'izindi. Mu myaka ya vuba Mbonyi yaguye ubuhanzi bwe akoresha ururimi rw'Igiswahili, bituma amenyekana cyane muri Kenya na Tanzania binyuze mu ndirimbo nka Ni Nasiri ndetse n'izindi muzi namwe. Yabaye umuhanzi wa mbere w'indirimbo za gospel mu Rwanda wujuje inyubako ya Big Arena inshuro nyinshi, 2022, 2023 na 2024, aho ibitaramo bye byitabirwa n'abantu barenga 10,000. Amaze kwegukana ibihembo bitandukanye birimo n'ibyo mu mahanga nko muri Tanzania kubera indirimbo yitwa Sikiliza. Israel Mbonyi azwi kugira ijwi ryihariye n'uburyo bwo kwandika indirimbo zikora ku mitima ya benshi, akaba afatwa nk'umwe mu bahanzi ba mbere mu Rwanda bafite
afite abakunzi benshi. Abantu bavuga ibintu bitandukanye kuri Israel Mbonyi, ariko muri rusange bamubona nk'umuhanzi wagize amateka adasanzwe mu muziki wa gospel mu Rwanda no muri Afurika y'Iburasirazuba. Abantu benshi bamufata nk'umuntu wicisha bugufi kandi ufite umuhamagaro wa nyawo. Bavuga ko nubwo amaze kwamamara cyane, akomeza kugaragaza ko intego ye ya mbere ari kugeza ubutumwa bwiza ku bantu bose. Mu karere cyane cyane muri Kenya na Tanzania, Mbonyi arashimagizwa cyane kubera icyemezo yafashe cyo kuririmbira mu Giswahili, bituma ubutumwa bwe bugera kuri benshi. Abasesenguzi bavuga ko yashoboye kurenga imipaka y'u Rwanda akaba umuhanzi ukunzwe cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Nubwo Israel Mbonyi akunzwe cyane nk'umuntu w'icyamamare, hari ibintu bitandukanye bagiye bamuvugaho bitari byiza cyangwa byateje impaka mu bihe bitandukanye. Hari igihe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka TikTok n'ibinyamakuru bimwe na bimwe hasakaye amakuru avuga ko Israel Mbonyi yaba afite umwana yabyaye mu ibanga, cyangwa ko yaba yarateye inda umukobwa akamwihakana. Ibi Mbonyi yagiye abinyomoza kenshi avuga ko ari ibihuha bigamije kumusebya. Hari abantu bamumunenze cyane bavuga ko nk'umukozi w'Imana atarakwiye kuba brand ambassador w'ikinyobwa cya Maratona gikorwa n'uruganda rwa Skol ruzwi gukora inzoga. Bamwe mu bakristo bumvaga ko bishobora kuyobya abantu, ariko we n'abamushyigikiye bavuze ko Maratona ari ikinyobwa kidasindisha nani alcohol kandi ko ari akazi nk'akandi. Kwinjira mu bitaramo bye nka Big Arena biba bihenze cyane ujyanyije n'ubushobozi bw'abakristo busanzwe. Bamwe bavuga ko ijambo ry'Imana ritarandwa, ariko abandi bakamurengera bavuga ko gutegura igitaramo cy'urukundo rwego biba bihenze cyane. Rimwe na rimwe hari abantu bamunenga imyambarire cyangwa uburyo yogoshamo, bavuga ko bisa n'iby'abahanzi b'isi cyangwa ko bidakwiye ko umukozi w'Imana wicisha bugufi yakora ibyo ngibyo. Nk'ibisanzwe nk'uko bijya bigenda ku muhanzi wese uteye imbere vuba akagira igikundiro kidasanzwe, hari abagiye bakwiza ibihuha ko yaba akoresha imbaraga z'ikuzimu cyangwa ari mu matsinda y'ibanga nka Illuminati. Ibi nabyo nta gihamya na gike bigeze bigira, bifatwa nk'amagambo y'abantu bafite ishyari cyangwa batumva uburyo umuntu w'umuhanzi umwe yakundwa bigezaho. Munyemere dusoreza ngaha. Ngeri Nonshuti Cedric, Inigo Magic TV Rwanda. Niba utarakanda subscribe ubikore kugira tubane mu bintu byacu ku bukene uko bwije. Tuzahora ubutaha. 30. Yego. So ongera wibutsa ahantu wagusanga. Ya ahantu wansanga ushobora nyine nkorera ku Gisozi mu Gakinjiro. Ariko ushobora kumpamagara kuri izo nimero always horira online. Niyo wamamagana saa 9 za nijoro nzakwitaba kuko ningiye ukoresha. Wanyandikira kuri WhatsApp. Wananyandikira SMS nta kibazo. Niyo wambipa rwose, niyo wabikinisha kumbipa mpita nkwamagana.